Yes, nk'uko ubibona ni ikintu twavuga ko ari ikintu giteye ubwoba, ni ikintu twavuga ko ari ikintu gitangaje, nk'uko nawe ubona kuri iyi foto, urabona ko ari ikintu koko giteye ubwoba, aho ushobora kuba utabyizera ukavuga ati ibi ntabwo ari ibintu bya nyabyo, ati ibi ntabwo byabaho, gusa icyo ugomba kumenya yuko ari ibya nyabyo nk'uko urimo kubibona kuri iyi foto, nk'uko uri kubibona muri sikirini yawe, nk'uko uri kubibona muri telefone yawe, ni ibintu bya nyabyo. Tugiye kuba twagusobanurira byinshi kuri byo, tugiye kuba twagusobanurira ukuntu byagenze n'aho byabereye n'ibyo ari byo, tuze kuba twatasangira n'ibitekerezo, tuze kuba twabisesengura, tuvuge ati ese bino bintu bisobanuye iki cyangwa se ni ukubera iki, uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye. Rero turagushimiye wowe turi kumwe muri uyu mwanya kuri muyoboro wacu wa YouTube, naho tugenda tubagezaho amakuru aba agiye atandukanye, amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino, haba hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda mu mahanga, ndavuga ibwotamasimbi. Ni amakuru aba yizewe, amakuru aba atariho ivumbi, tugenda dukura ku binyamakuru bigiye bitandukanye bisohora inkuru mu buryo bwanditswe cyangwa se mu buryo bw'inyandiko. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose tuze tuzibagezeho hano kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga nka TikTok mu buryo bw'amashusho. Rero niyo mpamvu igihe ukoze subscribe utazacikwa n'amakuru aba agiye atandukanye, aba avugwa hirya no hino mu gihugu cyacu ndetse no hanze y'u Rwanda nk'uko tumaze kubibabwira. Rero twihuse n'inkuru ituzanye nk'uko uri kubibona kuri iyi foto, ushobora kuba uri kwibaza niba koko ari ibintu bya nyabyo, niba ari ibintu byabayeho, gusa natwe icyo tuje kugira ngo tukubwire yuko ari ifoto tubonye iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu tuvuze ngo reka natwe tuze tuyikoremo inkuru tuyibagezeho, mubashe kuba mwamenya ibiri kuvugwa. Rero nk'uko ubibona naho ari ifoto nk'uko uri kubona, harimo inzoka, hakaba harimo n'imodoka ubona ko yakoze impanuka bikomeye cyane, ndetse n'abantu bakeya bari gushungera, ndetse n'umupolisi ubona koko ari ikintu gikomeye cyabaye muri uyu muhanda. Rero amakuru dukura ku binyamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zigenda zitangaza amakuru zimwe na zimwe, ni inkuru ivuga ko rero nk'uko ubibona ari ibintu bishobora kuba byabayeho, aho ari inzoka yaje ikitambika mu muhanda, ikaza kuba yatumye iyi kwasiteri yari kugenda mu muhanda ihita ifata feri cyane bitunguranye, kuko yatinye kuba yakurira iyi nzoka cyangwa se yatinye kuba yagonga iyi nzoka bitewe n'uburyo yari ingana yitambitse mu muhanda, bityo bikaba byatumye haza kuba habaho impanuka ikomeye cyane, bitewe n'uko iyi kwasiteri yahise ifata feri mu buryo butunguranye, noneho indi modoka yari iri inyuma yabo igahita ibakubita, akaba aricyo cyahise kiza kuba cyateza impanuka. Rero ni ibintu ubona ko ari ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bidasobanutse kubona ikintu nk'iki ngiki, kubona inzoka ingana gutya iza ikitambika mu muhanda. Ushobora kuba se wakwibaza ngo iyi nzoka yari iturutse, ukibaza niba ariko bimwe bavuga bya satani, kuba inzoka ingana gutya yagaragara, ni ibintu ushobora kuba utiyumvisha. Ariko ikivugwa cyangwa se amakuru yagiye atangazwa n'abantu bagiye batandukanye, abantu bagiye batandukanye, ni uko ari inzoka yari iturutse hariya mu mashyamba. Nk'uko mubibona rero kuri iyi foto, urabona ko ari umuhanda, aho ku mpande yawo hari imirima cyane, twavuga ko iteyemo ibiti, bivuga ko iyi nzoka arimo yari iturutse. Abantu bakomeje kugenda bibaza niba koko ibi ari ibintu bya nyabyo, niba ari ibintu bisanzwe bibaho, nimba ari ikintu twavuga ko ari nk'igitangaza cyangwa se ari ikintu cyerekana ko iyi si ishaje koko. Nawe uraza kuba waduha igitekerezo cyawe muri komenti, uri buze kubona iyi video wandike uko ubibona, niba iyi nkuru waba wayumviseho cyangwa se niba ibi bintu warigeze nawe kuba wabibonaho, niba wemera ko ibi ashobora kuba ari ibintu bya nyabyo cyangwa se akaba ari bimwe by'abasikama aho bagenda beditinga amafoto bakagenda bayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga babesha abantu bagiye batandukanye. Rero nk'uko mubibona ni ikintu tuvuze ngo reka duze tukibagezeho hano kuri YouTube, kugira ngo namwe mubashe kuba mwatanga ibitekerezo byanyu, tubashe kuba twanaliza turebe impamvu nyirizina yihishe inyuma y'ibi byose, niba koko nk'uko twari tumaze kubabwira ari ikintu cyaba ari icya nyacyo cyangwa se ari ikintu cya scam. Dore yuko ku binyamakuru bisanzwe bikorera hano mu Rwanda bikora inkuru byizewe, ndavuga nka Mama Gasabo, igihe.com, ibi byose murabizi nk'uko twabibabwiye, ni ibinyamakuru tugenda gukuraho amakuru tukayabazanira nta kintu babivuzeho cyangwa se nta kintu iterambere ba mbere tupomoreka bita tubazanira
gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo nk'uko twabibabwiye kare. Kandi rero iyi ni nayo nkuru twatubazaniye muri uyu mwanya, nta kindi twababwira usibye kubabwira ngo God bless you, mukomeze kugira ibihe byiza mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu ku kandi ndetse n'umunsi ku wundi kuri muyoboro wacu wa YouTube. Icyo twababwira nta kindi usibye kubabwira ngo Imana ikomeze kubana namwe kandi mukomeze kugira n'ibihe byiza cyane aho